rero yavuze ngo nari deputy CBS nigeze guhamagarwa n'uwari uri perezida icyo gihe ariko ntimujya mumuhamagara hano imyaka ibaye myinshi n'umuntu kuba baramuhamagaye yaranze nanga kuvuga umuntu adahari shaka kumuvuga ahari barampamagaza mu ofisi hari haje abashyitsi bavuye mu gihugu cy'abaturanyi bantumaho perezida aragushaka ndiruka mva mu ofisi ndiruka njya kwa perezida usanga abantu bicaye aho ngaho barantegereje yari Bizimungu yari Mazimpaka wari asistanti we yari perezida wa Uganda yari Kategaya Belet nawe Uganda hari n'uwitwa Amama Mbabazi wari umukuru wa security baza ndinjira mu ofisi usanga ndabaramutsa Bizimungu arambwira ati nagira ngo usobanurire aba bantu ukuntu ibintu bimeze mu gihugu umutekano nawe se ni wowe perezida waba utazi umutekano uko umeze mu gihugu yari ashinzwe umutekano ari visi perezida cyangwa se uravuga ko ngewe mbizi nkabiguhisha mbese atarabye ibyo ubwira aba bashyitsi ibyo rero ni ikinyoma cya kabiri atoya ati ntabwo ari byo ati ariko ati hari ibyo nge ntazi nyine ndamubwira kuko nari namenye ko iminsi ibiri ishize cyangwa ndetse umunsi umwe uri perezida w'igihugu wari icyo gihe Kayumba niba ari chief of defense yari deputy CDS Kagame yenda yicaranye na Suru cyangwa yicaranye yari yamuhamagaje icyo gihe yari ari mu majyaruguru aramuhamagara araza mu ofisi ye menya ko maranye amasaha akamusubiza nka kuriya ngo yaba yarasubije Bizimungu. Ibyo rero nabyo nibigaragaza ibintu by'agasuzuguro, nibwira ko ibyo n'ababyumva ubwabyo bakwiye kumenya ko haba hari ikibazo. Uko byagenze rero nuko byabaye mu mwaka ngira ngo w'1998 icyo gihe nari maze kuba chief of staff, nari naravuye muri gendarmerie koko nari mu majyaruguru y'igihugu, ariho nari ndi nkurikira operations. Njya kuvayo uwari vice president na minister wa defense ari we ubu perezida Kagame niwe wampamagaye ngera i Kigali, njya muri office we ndamubriefing, aranambwira ko n'aba bantu bari buzi, ndamubriefinga, ndaje kumubriefinga, ni nawe wampumye kujya kwa Bizimungu, kwa Pasteur Bizimungu. Ndagenda njya kwa Pasteur Bizimungu nawe ndamubriefinga. Maze kumubriefinga uwo munsi njyewe ntabwo nasubiye mu Ruhengeri, nagumye mu rugo iwanjye, nza kugenda ngira ngo hashize nk'iminsi nk'ibiri. Museveni, Kategaya, Amama Mbabazi njyewe nta nubwo nanababonye. Icyatumye rero Bizimungu amuhamagara nk'uko bisanzwe nuko yari azi ko ari bushinzwe umutekano, nk'uko nawe nk'ubu ashobora guhamagara undi mu ministry akaba yamubwira kuza kubriefinga, kandi ntabwo ari Museveni wenyine bampamagaye kugira ngo nze kubriefinga abayobozi haba mu perezida uri buze. N'igihe Bill Clinton aza mu Rwanda barampamagaye nabwo mva mu Ruhengeri nza kuza kuba briefinga. Icyo gihe n'ababriefinze bari na bombi, Bizimungu na perezida Kagame bari hamwe ndababriefinga. Ibyo bajya guhura na Bill Clinton ntabwo nagiyeyo, ariko uretse mu nama rusange
iyo hariho n'abandi banyarwanda twagiye kuri airport, nanjye nari mpari, ariko bo bahuye nawe muri lounge, bashobora kuba yenda baramuburifinze kuri ibyo yenda niba nabyo byari muri gahunda. Ibi rero byo kujya kuvuga ngo ntabwo ibintu yari abizi, icyo ni ikinyoma. Impamvu rero bampamagara kugira ngo mbaburifinge ni uko nyine mu Ruhengeri hari ibibazo by'uko abantu bari bazi yenda ko leta ishobora kuba banayikuraho, kubera yuko abacengezi bari bamaze kugira ingufu. Njye nagiye kujya mu Ruhengeri, abacengezi bari hafi kugera hafi kuri base. Bari bararangije gufata komini ya Rwerere, icyo gihe niko zitwaga, komini ya Busasamana yari mu maboko yabo, komini ya Mwendo, ndumva komini Gatonde na komini Ndusu n'igice cya komini Nyamutera. Icyo gihe aho hose hagenzurwaga cyane cyane n'abacengezi. Nyuma bampamagara kugira ngo nsobanure ibintu uko bihagaze, uko mbibona intambara uko iteye n'ibibazo byari bihari by'abaturage. Nari basobanuriye, nabanje kubisobanurira uwari vice president, ariwe wari minister wa defense, ariwe Kagame. Arangije arambwira ati noneho genda ujye gusobanurira na Bizimungu. Njyayo ndamusobanurira.